Okay, yes, bantu bacu mumeze mute bakureme 7 TV, amahoro, yambi, nizere ko mumeze neza aho muri hatandukanye nubwo ikirere kidasa neza, ariko kandi nizere ko mukomeye, mwifubitse, mwifunze bwuma, imvura ntibakange, ibihe ntibibakange, ejo hazaba hasa neza. Nari nkoze ikiganiro imvura iri kugwa, ariko uko biri kose mukanyiraza kuba ihise. Okay, nkomeje kubashimira rero uburyo bwose mukomeje gushyigikira M7 TV, mugakora ama subscribe, mugakora ama comment, mukaduha ibitekerezo byanyu byubaka, mukatugira inama. Ndabakunda cyane, much respect, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi mu buzima bwacu. Imana nibaha umugisha kandi bishimire cyane, kandi nundi wese aba umumambure wa M7 TV ariko akaba atamerewe neza muri aka kanya, n'ukuri Imana igukize niba urwaye cyangwa se niba ufite agahinda, Imana ikorohereze, ikugereho, ihindure ibyo byose bigutsikamiye umutima bigatuma utamererwa neza. Imana ikugirire neza, ikugenderere. Hanyuma noneho twaje muri za nkuru zacu ziba ziri mu mihanda zitrendinga, kuko twakomeje gukora ibiganiro bijyanye na STT. Iyo mwatangiye kubona amashusho, navuze ngo tuzakurikirana inkuru mpaka tumenye ngo STT birangiye bite. Byatangiye neza, abantu bari kurya amafaranga, abantu benjoyinga, bari credit abandi bantu, bigeraho ngaho STT government byivangamo barayifunga. Bigeraho ngaho umukuru wayo Jean Marie arafatwa, gushize mu urukiko rwari rwamuhaye iminsi 30, ya minsi 30 y'agateganyo batanga yo kugira ngo babe bari gukusanya ibimenyetso ataza kwica iperereza. Ubu ngubu aracyarimo iyo minsi 30, ariko kandi nanone hari akantu ikiganiro cy'ubushize nakoze, hari umuntu wanyandikiye ambwira ko by'amagroupe barimo biracicikana hano hanze, abamambure ba STT bakunda bishira hamwe bakora utugroupe. Cyari igitekerezo cyiza cyo kuko bagomba kwishyira hamwe bagaharanira uburenganzira bwabo, cyane ko bavugaga bati twebwe twarashutswe, ariko kandi ngo twashutswe government nayo yarabigizemo uruhare, kuko amatangazo yagiye aca ku televiziyo Rwanda, TV1, byagiye bicaho. Ni televiziyo zikunzwe kandi zizwi zirebwa n'abantu bose, barabibonye ntibigeze babitubuza. Dushoramo natwe tuzi ko leta idushyigikiye, none aho bigeze leta irimo iratwigaranzura, kandi birashoboka ko nayo yabifatanyije n'aba bantu. Icyo kintu cyaragaragaye, ariko kandi nanone uko byari bimeze byaje guhindura isura. Byaje guhindura isura gute? Umuntu yaranyandikiye arambwira ati nyamara nubwo muri gushima abamambure ba STT baje bakishyira hamwe bagashaka gusharinga ibitekerezo, uburyo baharanira uburenganzira bwabo, uburyo bashaka uburyo bakishyurwa uriya mugabo bafatiye amafaranga, cyane ko bamufashe afite amafaranga menshi ku masimukadi ye, ku makonti arimo za miliyari nyinshi. Ibyo bintu byari byiza, ariko barimo barabishyiramo ubusambo. Dufite ikibazo ko abantu bari gukora amagroupe nabo batangiye kugira gute kumera nk'uriya mugabo Jean Marie ibyo yadukoze. Ndaza gushiramo akaudio kamwe k'umuntu twavuganye, kumbwira ati mbara ukora iki kiganiro ubibwira abantu kuko batangiye kubiba. Yarambwiye ati njyewe ndi w'iburasirazuba muri zranche za Cyangugu. Yego, yaranyandikiye arambwira ati rwose kuri kiganiro ubwira abantu bahagarara aho ngaho rwose, bareke gukomeza gutakaza amafaranga yabo y'ubusa. Ati birashoboka ko wenda bakomeza bakitanga bakabikurikirana, ariko nibafungura system twese tuzabona uburenganzira, tuzabona access yo kujya ku account yacu, niba amafaranga twaba twashizeho twayakuraho. Ariko ikintu cyo gukomeza kubaca amafaranga muri groupe, ati njyewe nagiye muri groupe ebyiri zitandukanye, ati nandi yari muri groupe enye, hanyuma noneho ebyiri bashizeho gahunda yuko bagiye gutanga ibihamwe, yari 2,000, iyindi yari 3,000. Ati muri mumambure wese turi abantu bagera muri 500 agomba gutanga 2,000, iyindi agomba gutanga 3,000 byo gushaka iki umwavoka ugukurikirana urubanza. So guys, ato mafaranga ntago ubu ngubu agiye kwiyongera
kuyo twabuze. Fata abantu bagera muri magana, imwe harimo abantu 300, iyindi irimo abantu bagera muri 200, wenda suppose ko bora abantu 500, ukuba 3,000. Ukumva amafaranga uko angana, bari kuyaha umuntu batazi, gusa nuko yakreye groupe akavuga ati tugiye guharanira uburenganzira bwacu, STT itwishyure. Ariko akondisiyo ko buri wese agomba gutanga 2,000. Hano tugashaka umwavoka nta wigeze aza, umwavoka ntibigeze bamubona, umwavoka ntibazi niba yaraje cyangwa ataraje, baherutse bayatanga, utayatanga bakakubloka kuri groupe, hasigaraho abayatanze. Abayatanze basigayeho nabo groupe yahagarariye aho ngaho, urababwira ngo bazajya baha update, ariko mu by'ukuri aho bigeze ubu ngubu ntikivuga ntigikora. Ati yo ni groupe, izo groupe ebyiri nuko byarangiye. Hamwe natanze 3, ahandi ntanga 2, ubwo ni 5,000 natanze. Ntazi ngo byarangiye bute, ngo bari gushaka umwavoka, ntumbaze uko byarangiye. Ati none indi groupe nayo narindimo ho baratubwiye bati mwe mwisuganya, tugiye gukora urutonde, dushaka umwavoka wazadushakira ubutabera akabikurikirana mpaka bikarangira. Abandi bamambe baravuga ati ntandi mafaranga twatanga. Ese nukubera iki mutashaka umwavoka? Niba yizeye ko urubanga nzarutsinda, hanyuma noneho basi tukazapasura pasu ku mafaranga badusubije, akaba ariyo amuhemba, ariko tutongeye gusohora andi mafaranga. Ba nyiri groupe barabyanga, batoya umwavoka ntawe twabona waza kishingira ibi bintu kubijyamo nta mafaranga afite. Ahubwo mwebwe wese nabe yijajara abashaka udufaranga ku ruhande, igihe tuzavugira tuti tugiye gushaka umwavoka, wese azaba ari ready guhita atanga amafaranga. Niba ari 5, niba ari 3, tuzabibabwira icyo gihe bitewe n'uru rubanza uko ruzaba ruhagaze. Iyo groupe nayo irahari, ariko gahunda ataratanga amafaranga, gahunda yo gutanga amafaranga irahari. Ati none ibi bintu mu by'ukuri aya mafaranga turimo tugenda dutagaguza ari aya STT ntitwe twayabona, nitunizeye ko tuzayabona. Nubwo government yafashe uriya muntu afunze, urukiko rushobora no kuzamugira umwere, cyangwa se wenda icyaha kikamuhama, ariko kwishyura inyungu, kwishyura ibyo yafashe amafaranga yacu ntakaba ntayafite, bizazagenda bite? Hanyuma dukomeza dutagaguza amafaranga twari dufite. So guys, tubishyiremo ubwenge ibi bintu. Izi groupe mumenye kuzimanaginga. Ni byiza kwishyira hamwe mu kungurana ibitekerezo uburyo twashaka ubutabera bwo ku mafaranga yacu yagiye muri STT ndetse na Tata. Ariko kandi abantu bari gushaka kubyungukiramo ngo nuko bakreye groupe, ibi bintu ntabwo ari byo. Mwa bantu mwe namwe niba muri abateka mutwe, turaza kubajyana kuri RIB namwe musange yoje muve, kuko bwaba ari ubuteka mutwe. Turafata amafaranga y'abantu barenze 100 ngo ugiye kubashakira ubutabera, ngo ushaka umwavoka kurikirana ikibazo cyabo, bikarangira nta mwavoka uberese ngo waramushatse, ahubwo groupe ukayifunga ngo uzajya uyishyiraho amasaha make uko bishakiye. Ese ubuzi ko ari imitwe y'abantu b'abagabo n'abantu b'abagore bashoye amafaranga yabo mamiliyoni na magana, uri gukina nabo? Oya. So guys, dushiremo ubwenge, dushiremo n'icyubahiro, twubaha abantu bafite akababaro k'amafaranga yabo yagiye, ariko kandi nanone mureke kubagaraguza hagati, bakubita hirya bakubita hino, cyangwa se bitiye. Niba mubona bidashobotse, mubwira abantu muti mwihanagure, twarabikurikiranye tubona ntibizashoboka, n'ubundi amafaranga yanyu ntayo muzabona, n'ubundi mwarayatanze ntawo bahagaze hejuru, n'ubundi ni mwiyakire ntawo bahagaze hejuru, mumenye ko amafaranga yanyu atazaza. Ariko mureke gukomeza kuzana ibintu by'ubusambo, mukereye amagroupe yo kugira ngo mukoremo abantu amafaranga, mukereye amagroupe kugira ngo umuntu ahantu mwamamariza, ukabona arafungura groupe kugira ngo ashireho ikiganiro cye akongera akayifunga, ukazi kariho abantu 300 magana angahe, akongera agahita yongera akayifunga. So guys, ibi ntabwo ari byo. Imana y'amahoro nibaha umugisha, ndabakunda, ariko ibintu bisobanuke kandi tuzakomeza tubikurikirane.